cyangwa se no kuba gucira urubanza umuhanuzi niyo yaba yavuze ukuri cyangwa yavangiwe n'amakosa. Bari abanyamwuka batagiye mu kazi kuko igihe cyo kujya gukora babaga bari mu butayu. Ibyo simba inenga barakoze kuko baduharuriye ikibuga, ariko uyu munsi dukeneye umuhanuzi muri business. Nyine nawe utekereze isafuriya batekamo ihindutse umurimo nk'uwo gukoreshwa muri tuwarete. Iteka umuntu utumvira Imana abaho mu buzima Imana itamugeneye kubamo. Uzi ikintu kiba gitangaje, ubaho mu gushyira mu bikorwa inzozi z'abandi. Ntushobora gutekereza ngo usohoze, niyo utekereje utekerereza abandi bagacuruza ibitekerezo byawe, wowe ukaba umuretwa muri byo. Biroroshye no gupfuka amahuri ukavuga ngo data ndashaka kukumvira. Icya kabiri ugahindura imikorere yawe ugakora iby'Imana yagushakagaho. Yes, reka nongere mbasuziro mbaye ikaze mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose. Reka nizere ko mumeze neza cyane. Niba utameze neza ibihe bikaba bitakoroheye, reka nkubwire ko ari igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Ngewe nitwa Vitali Ndihinyurwa, ni Impemburo TV, ndi kumwe n'Ijwi ry'Umukanguzi TV. Umunsi tugize umugisha wo kongera kubana n'umukozi w'Imana kugira ngo yongere aduhembure. Abantu bari hafi nibegera agakaye n'ikaramu kugira ngo twige. Amen. Muraho neza? Yego turashima Imana. Twongeye kwishimira cyane kubana namwe kuri izi kamera. Amen. Mu by'ukuri hari ikintu umuntu akora gikunze, ntabwo kuza hano ari ugufasha abandi kuri njye. Nanjye ubwanjye ni ugufashwa kuko numva mbikunda kuganira n'abizera ijambo rya Kristo. Amakuru kimumeze muti? Mu ruhande rw'umubiri turi amahoro, kandi no mu ruhande rw'ubugingo turacyafite ibyiringiro byo kubona umukiza. Amen. Yego. Imana ishimwe cyane. Wenda tudatinze reka mbakire mu dusengera Imana tubone ko dutangira kino kiganiro. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana y'urukundo, Imana igira neza, itwigaragariza ijoro, amanywa, igitondo n'ikigoroba, turagushimiye. Uri Imana yacu, kubivuga ntibidutera ipfunwe kuko ijambo ryawe riratubwira ngo nawe nturagakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yacu. Uyu mwanya turagusabye kuri uyu munsi uduhereyeho umugisha wo kubwiriza, umugisha wo kuvuga mpamvu y'ibyiringiro byacu, tuganira n'aba bene data. Ndagusabye kugira ngo ubabaye umuhe ibyishimo, wariraga umuhoze, kandi ushyireho impinduka z'umunsi. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo ahari kurira kwararira umuntu, nyamara bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndagusabye kugira ngo urugo rwari rurimo umuborogo rubemo impundu, kandi urwari rurimo impundu rwiyongere rubemo izindi, mu izina rya Kristo. Tubisenze twizeye tugushima none n'iteka ryose, Yesu Kristo. Amen. 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 Uyu munsi numva nifuza ko mwaza kutuganiriza ukuntu umuntu ashobora gukorera Imana, cyangwa se umuntu ashobora kubana n'Imana, cyangwa se ingaruka ziri mu kutumvira Imana. Bwa mbere Yesu yarabisobanuye nyabyo. Gukorera Imana yaravuze ngo umurimo w'Imana n'uyu, nuko mumenya uw'Imana yatumye. Ubundi mbere y'imirimo yose umuntu akorera Imana cyangwa akoreshwa n'Imana, tugomba kubanza kwizera. Iyo twizeye Kristo nk'umwami n'umukiza, tuba bizerwa mu maso y'Imana. Iyo ubaye rero umwizerwa mu maso y'Imana, Imana ikugabira umurimo, ikagukoresha, kuko iba yizeye ngo aho ngutuma urajyayo, iba yizeye ngo icyo nzaguha uzagishyitsa aho ugiye. Ikindi cyatuma umuntu abasha kumvira Imana ni intambara ikomeye yo kurwana na kamere yawe, kuko ibyo kamere yacu ishaka ntabwo ari byo Imana ishaka, n'ibyo Imana ishaka ntabwo ari byo kamere ishaka. Ni intambara ikomeye yo kurwana na kamere, ariko iyo twamaze kwizera duhabwa ubuzima bushya. Ubwo buzima bushya rero busaba guhora mu bihe byo kwiyunga n'Imana, kwiyuzuza n'Imana, ko twacunguwe rimwe ariko duhora twezwa. Kugira ngo ubwo buzima bushya buhora ari buzima, nuko duhora twezwa. Yego. Nakibaza ngo kutumvira Imana ni iki? Kutumvira Imana ni ugukora ibyo ikubuza byose wakuramo kimwe, ni ukuba ushaka ibyo idashaka.
yego rero iyo ushaka icyo Imana idashaka ni ukutayumvira. Bwa mbere noneho mu buryo buziguye kutumvira Imana ni uguhakana Kristo nk'umwami n'umukiza. Yego ni kutumvira Imana mu buryo buziguye. Yego hari igihe wenda abakozi b'Imana cyangwa se abahanuzi nibo njya nkunda kumva iyo ari mu mwuka wo guhanura, hari igihe avuga ngo ibi bintu ntabwo nabivuga cyangwa se ngomba kubivuga muri ubu buryo, kandi Imana imutegetse kubikora cyangwa se kubivuga. Ibyo nabyo twabyita kutumvira Imana. Hari umuhanuzi, ubundi umuhanuzi agira ubutware ku byo ahanura. Yego umuhanuzi agira ubutware ku byo ahanura. Ashobora guhabwa ubuhanuzi ariko muri we afite ubwenge butuma ahindura uburyo ari kumva ariko akabivuga ku kigero Imana ibishakaho. Birashoboka kuko ubundi umuhanuzi ntavugira byose abonye muri bose, kuko hari igihe biba bitagenewe bose. Yego ntabwo nzi niba ari ukutumvira Imana cyangwa ari ukuyumvira, ariko kimwe cyo mu byo nemera mu buryo bwo guhanura, umuhanuzi niwe ushyiraho umurongo w'uburyo avugamo ibyo Imana yamubwiye, kuko hari n'ibyo Imana ikwereka ntikwemerere kubivuga. Hakaba n'ibyo ikuvugiramo itabikweretse, kuko ubundi guhanura hari uwumva ari kuvugishwa ugahita uvuga bije, hari n'usoma inyandiko, hari n'uwumva amajwi, hari n'ujyanwa yakubwira ngo Imana ikujyanye mu ndege akaba yayigezemo bo akakubwira ibyo ari kubona. Niko Yesaya yahanuraga, Imana yamukuraga mu gihe ikamushyira mu kindi. Niyo mpamvu yavuze ngo ndimo ndamureba ndamwitegereza nubwo atari ubu ariko ngo yari hafi. Yaramurebaga bari kumwe. Hari umuhanuzi rero uhanura gutyo, hakaba n'umuhanuzi uba umeze nk'umuntu uri kumva amajwi atungirwa agatoki k'ibizaba akaba yarobanuramo. Birashoboka, ubwo byose biterwa na maturite y'umuhanuzi. Yego ubwo tuba turi kugira ngo n'abantu badukurikiye wenda bajya bahura n'abahanuzi cyangwa se no kuzimana mu buryo butandukanye, be kuzajya bihutira kubacira urubanza cyangwa se no gucira urubanza umuhanuzi niyo yaba yavuze ukuri cyangwa yavangiwe n'amakosa, kuko ubundi ntabwo wamenya ngo umuhanuzi yavangiwe ngo nuko hanuye ibyo utazi. Urugero, Yesaya hanura ivuka rya Kuro, yamuhanuye Kuro abura imyaka 110 ngo avuke. Ahagarara mu iteraniro aravuga ngo nimwumve uko Uwiteka avugana na Kuro, kandi Kuro ntiyari ahari. Icyo ubwacyo cyari igisobanuro cy'ivangirwa ku bantu bagenzuza umubiri wako kanya, ariko ntabwo yari avangiwe. Rero ubwo Imana atari yibikubwiye, ubwo utabigenjuje umwuka wera ukabikoresha igihe kiraho, ujye witondera cyane guca urubanza ku muntu Imana ivugiyemo. Hari abantu wenda basenga amasengesho menshi ariko bakayasenga barenze kuri kondisiyo Imana yabahaye. Hari igihe Imana ivugisha umuntu cyangwa se ihamagara umuntu ikamushyiraho kondisiyo, ariko akumva za kondisiyo zirahanze ubuzima bwe, akaba yazirengaho agasenga amasengesho menshi yo kwanga za kondisiyo cyangwa se yo gukora sinzi uko yo gusaba ibindi ariko yirengagiza za kondisiyo. Uzi ikintu kibabaje kirimo nuko amajwi ya Satani aza kukubwira ngo ibyo wasabaga ndabyemeye. Bivuga mu buryo bw'Imana ariko nta masengesho, nta bwinshi bw'iminsi wasengamo, nta buryo wakwibabazamo, nta bubyutse wagira, nta rurimi wavuga, nta n'ibihe wagira byahindura icyo Imana igambiriye kuri wowe. Ubundi abantu benshi bajya babagira ngo gusenga bihindura imigambi y'Imana. Ntabwo bishoboka, ntabwo igihinduka, ntabwo bibaho. Tubaye duhindura imigambi y'Imana, uzi ikintu biba bivuze? Biba bivuze ngo uko Imana itekereza siko dutekereza, twe dutekereza ibyiza kuruta Imana. Niyo mpamvu rero ubwo twajya duhitamo kubaho uko dushaka kuruta uko Imana ibishaka. Ntabwo Imana ihindura imigambi yayo ku bw'amasengesho yacu. Hari abantu bavuga ngo Yezekiya ngo yarasenze ngo Imana irahindura. Oya, Imana imubwira ngo ngiye kukwica ategeka iby'inzu yawe, kwari ukugira ngo yongere yiyunge nayo. Noneho imubwira ko imwongeje igihe kugira ngo icyo gihe kimara kiranuka. Ntabwo burya nibyo urupfu rwari rwegereye Ezekiya. Imana imubwira intera y'iminsi asigaje mu myaka 15. Kwari ukugira ngo icyo gihe kimara kiranuka, kuko abize teoloji amasano no gusoma Bibiliya bazi neza ko yari yaramaze kuba kombine n'umwami wa Babuloni. Ari nacyo cyatumye ajyana ibikoresho, plito abantu b'i Babuloni mu rusengero rw'i Yerusalemu
abantu bajya bakunda gusoma Bibiliya. Esaya yaraje aramuhanurira bavuye i Yerusalemu, aramubwira ngo biriya bikoresho babonye bazaza kubinyaga. Aravuga ngo bizaba ari byiza ubwo nzaba ntakiriho. Murumva uburyo yari amaze kugomera Imana. Rero yararwaye igisebe, Imana iramubwira ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira. Kwari ukugira ngo imukangurire kwibuka ibyo gukiranuka kugira ngo atarimbuka. Ntabwo gusenga kwe byigeze bihindura umugambi w'Imana, kugira ngo umenye ko bitahindutse uzakurikirana iherezo rye. Icya kabiri, hari abantu bavuga ngo Mose yagiriye inama Uwiteka. Ntabwo ari byo. Ntabwo Mose yahaye Imana inama, kuko Imana ntigisha inama. Mose yaravuze ngo ubu bwoko nuburimbura bazavuga ko wananiwe kubushyitsa ukabwicira hano. Imana ireka Mose kubera iki? Mose yararahiye ubugingo bwe. Yaravuze ngo nubica nanjye ubugingo busuye mu gitabo cy'ubugingo. Imana iravuga ngo ndabaretse. Ariko Bibiliya iragaruka ikavuga ngo ibica ruto ruto. Nta washyitse mu bo yari ihigiye kwica. Ko nikanze se noneho kandi nshingiye ku masengesho batubwira badusengera cyangwa se barasubira. Iki Imana yagambiriye iragikora. Ahubwo ikintu amasengesho akora, ategura n'ibyiza ahubwo Imana itagambiriye. Ariko ibyo yagambiriye ntibihindurwa n'amasengesho. Ndagira ngo mu nyumve, gusenga bishobora gutuma ubaho mu buzima utigeze ugira mu masezerano. Gusenga buguhesha, mumbabarire nkoresha iri jambo, uzi ko gusenga biguhesha umugisha indangare zataye kandi wowe ntawe wagiraga. Abantu baguye bagwa bari bafite umugisha bagenewe. Uwo mugisha Imana ntibusubizayo, iwushyira ku nyongera z'abantu babaye imbere y'Imana. Umugisha w'abantu baguye, umugisha w'abaretse Imana. Umuntu wihaye Imana akabyuka agahagarara agasenga akaba imbere y'Imana, iyorana wa mugisha bene wo batafashe ikawugereka hejuru y'uwo wagenewe. Amasengesho rero aguhesha n'umugisha utari uwawe bene bo batawe, ariko ntahindura icyo Imana yagambiriye. Kuko Imana yagambiriye ibyiza kandi ibyo twibwira si byo Imana yibwira. Yego. Hangaha rero mbese ntinya, hari igihe umuhanuzi cyangwa se undi mukozi w'Imana ubwangu tugusenge tugukureho urupfu. Rushobora kuba rwateguwe na Satani. Urwo rwose bararwirukana kuri cyane. Imigambi ya Satani yose amasengesho ayikubita nk'uko wafataga kubuza ukajya ucisha ku tuguru tw'umwana upyatagura. Sinzi uburyo mbivuga. Amasengesho akuraho imigambi ya Satani, akuraho imigambi y'abana b'abantu, akuraho imigambi ibibi byose byari biguteganyirijeho. Amasengesho arabikora. Yego. Niba ari Imana ibivuze izabisohoza kuko irinda icyo yavuze. Ariko niba ari Satani wabigambiriye, gusenga bikuraho imigambi ya Satani. Niyo mpamvu Imana ikubwira ngo senga kugira ngo iki kiveho. Iragira ngo ubigiremo uruhare kugira ngo buri munsi ujye umenya gusabana nayo. Noneho ibikubwirira iki? Ibikubwira kugira ngo umenye ko ari umukiza wawe, ari yigukiza kubera amaso. Igenda ibikubwira ni nk'uwakubwira ngo utagwa muri urwo rwobo, uhita uvuga ngo niyo ntareba wari kugira gute, ari kundebera. Ibitubwira kugira ngo tugaragarize ko itubereye amaso. Yego. Ahangaha mbese ntinya. None ahangaha ndaza kwibaza ikindi kibazo. Kubera iki Imana ishobora gusezeranya umuntu ikintu cyangwa se ikakimuha ariko ntakirambane? Ni wowe uba wagifashe nabi. Ubundi Satani ntafite ubushobozi bwo kukunyaga icyo Imana yaguhaye, ariko afite ubushobozi bwo kukurangaza wowe ukakimuha. Ntabwo Satani afite ubushobozi bwo kukuriganya isezerano Imana yavuze, ahubwo ashobora kugutwara inyuma y'amasezerano wowe ukabaho nta sezerano urimo, kuko we wisohoye mu isezerano. Akoresha wowe ukikuraho Imana yakugeneye. Kuki Imana ibyemera? Ntabwo ari ibyemera. Imana yubaha amahitamo yacu.
bitabaye ibyo haba hariho inzira imwe ariko hari ebyiri, y'urupfu n'ubugingo. Noneho iravuga ngo iyo uhisemo niyo uzanyuramo. Yemera amahitamo yacu rero, kuko aho utuje Imana niho itura. Kumbi burya Satani ntago atwaka ikintu Imana yaduhaye, ntibishoboka nitwe tukimuha, ahubwo wowe ugiha Satani. Nose Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo ni mu muhunga, ni mu murwanya nawe azabahunga. Ariko se niba umukurikiye murajyana, sibyo? Ni ukuvuga ngo nta ntwaro n'imwe Satani ashobora kurema yo kurwanya Vitali. Akoresha iyo Vitali afite atwara nabi, kuko ikintu cyose ufite udakoresha icyo cyagenewe gukora, biba bisobanuye ngo ugishyize mu biganza bya Satani. Kubera iki? Tubisobanuza ibyanditswe byera. Bibiliya iravuga ngo uzi gukora neza ntabikore, bimubera iki? Icyaha. Kubera iki bibaye icyaha se? Nuko wagombaga kubikora none ntiwabikoze. Ni ukuvuga ngo niba ufite abana ntubahe uburere, bazarerwa n'indangare zo hanze. Niba wowe ubwawe ufite impano udakoresha, ntabwo bivuze ngo iyo mpano ntayo ufite. Satani azayiprofita uyikoresha ibindi. Reka turebe umuhamagaro wa Pawulo. Pawulo yahamagawe ababaza ubwoko bw'Imana. Uzi ikintu Imana yakoze? Yahinduye ishusho y'ishyaka rya Pawulo, ariko Pawulo agumana ishyaka rye. Yahinduye intego y'ishyaka rye, ariko agumana ishyaka. Ishyaka Vitali yakoranaga mu bisanzwe, iyo Imana iguhamagaye ukarikoresha mu murimo w'Imana, niryo Imana ntirihindura. Ukoresha rya shyaka wari ufite. Ariko iyo iguhamagaye ntushyiremo ishyaka mu murimo w'Imana, Satani ararifata kuko riba ridakora ibyaryo, akarishyira mu bindi. Igikoresha Imana yaguhaye udakoresha ibyo cyagenewe, Satani agikoresha ibyo ashaka. Yego. Bivuze ngo kumvira Imana mu gukorera Imana ni ugukora nk'uko yaguhamagariye, ugakora nk'uko utegekwa. Yego. Nibikubwiye ngo kuwa mbere ujye usenga, senga. Kuko kuwa mbere nudasenga, nujya no mu kazi ntuzunguka, uzirirwa utongana, uzabona ibikurangaza, ibigukura mu bugingo nibwo bizakurasa, kuko uhagaze mu mwanya utari uwawe. Habakuki yavuze ijambo nkunda, yaravuze ngo nzahagarara ku munara aho ndindira, maze ntegereze numva icyo ambwira. Kumvira Imana no kwemera byose, kandi ukemera ibintu nk'uko Imana ibyemera. Ni nacyo gisobanuro cyo gukiranuka. Gukiranuka ni ukwemera ikintu nk'uko Imana icyemera, ukagikora nk'uko igishaka. Yego. Abantu bajya bakunda kuvuga ngo hari abakozi b'Imana bakorera Imana ariko bakanatera n'ikiraga kwa Satani. Abo mbese mbyibaza, Imana ishobora guhamagara umuntu igakoresha impano ye, ariko na Satani ya mpano ntabwo ari Imana iri gukoresha impano, ahubwo impano yawe yakorewe transformation. Navuga ngo iki? Yarafunguwe. Barayifunguye, barayifashe, barayidiriwe. Ariko kandi ishobora no gukora idafunguwe, ahubwo yarahinduriwe. Reka mbivuge gutya. Mbere wari umukozi ukorera Imana, ntabwo wagiye muri pause, ahubwo wahinduye kampani, uhindura shobuja. None urakorera Satani. Ahubwo ikintu gihari, kuko tukumenyereye kwa Mana, n'ibyo wakoreye Satani tugira ngo ni Imana wakoreye, ariko siyo mu by'ukuri. Aracyambaye ya uniform yakorera. Uracyambaye ya uniform, kuko n'umuntu wari tayarinze, umuntu utakiri mu kazi, utakiri mu gisirikare, muhaye imbunda ararasa. Yego. Ariko ntiwamusaba ikarita y'akazi. Ntayafite. Umubwiye amapozisiyo y'intambara, yanayiyobora. Ariko nta kirimo wakoze igihugu gikoresha. Ariko kuko yigeze agikorera, azi uburyo gikora. Niyo mpamvu umuntu wigeze yakorera Imana, gukorera Satani biroroshye, noneho tukabyitirira Imana. Uzarebe, reka tubwire uyu mukozi w'Imana uri kutwumva udukurikiranye kuri kamera,
nawe nareba abantu bamubwira ngo amahoro umukozi w'Imana kandi yarayakoze ibyaha, baracyagufata muri ya shusho yo kuruhimbi kandi aho wagwiriye wowe urahaza. Ni ukuvuga ngo wowe ufite shobuja wundi ariko turacyakwitirira umwe mwabanje gukorana. Yego. Bivuze ngo ntabwo bishoboka ko umuntu yakorera abami babiri. Ntabwo bibaho kandi nta bwami bwirwanya. Ntabwo Satani yagukoresha uri umukozi w'Imana. Arabanza aprofita iyo wigushije, iyo wahanutse ukagwa agutega imitego wowe ukayijyanamo. Iyo uguye arongera akakubyutsa kandi igitangaje aguha suforume y'imbaraga wari ufite akanaguterura akakuzamura. Kuko inyungu Satani abigiramo kugutumbagiza ni igihe cyo kugukubita hasi, kuko ntiyagukubita hasi akuvanye hafi, araguterura akagushyira hejuru kugira ngo akuzamura cyane, kugira ngo nagukubita hasi uzumve kuguye. Ahantu rero ndatinya. Satani yashaka kugukoresha vitari, aragutumbagiza akagusumbisha abandi bari aho, kuko muri kamere ye niyo mitekerereze yagiraga. Izo nizo nzozi za Satani. Satani akunda, niba umukozi urimo Satani akunda mu materaniro niyinjira aba ari we dukomera amashyi, nituyakomera undi ahita avuga ngo uyu baramundutishije. Akunda ngo navuga tuvuge ngo ni wowe muhanuzi, nituvuga undi azavuga ngo muramundutishije. Ashaka ibyo kubera iki? Niwo mwuka uri muri se Satani w'ishyari. N'ahambere Bibiliya iravuga ngo yibwiraga ngo azishyira hejuru ngo asumbe Imana, ngo asumbe, ngo amere nk'inyenyeri yo mu ruturuturu. Bibiliya igenda imuvugaho byinshi. Wishyira hejuru, ntabwo ari wowe uri kwijyanayo, arakuzamura akagutumbagiza. Yewe no muri kimwe twita impano araziguha ugakora ibitangaza kandi bikaba bisa na bimwe wakoraga mbere, rimwe na rimwe byanabiruta, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nibirimba bazamanura n'umuriro uve ku bicu wikubite hasi. Ibyo ni ibitangaza rwose Bibiliya ivuga bishobora gukorwa n'umuntu utanubaha Imana. Sibyo? Yanerekwa yahanura kuko n'abapfumu barabimenya. Ntabwo icyo ari igitangaza, ariko akwima imbuto z'agakiza kuko nta kuba ufite, agutuza mu mwijima iteka. Ikindi cya kabiri, urabikora abantu bakakuboneramo amahoro ariko we ntayo ugira. Ngo arabikora abantu bakakuboneramo amahoro ariko we ntayo ugira. Impamvu bakuboneramo amahoro ni uko batizeye ko ari wowe, baracyafite ibyiringiro ko ari Imana igukoresha. Iyo baje bizeye rero n'ubundi irabahembura. Imana ntijya igira icyuho cy'abakozi kuko bo baragukurikiye, waraguye, ariko bo si wowe bashaka. Aka kantu twigeze twakavugaho, mbabwira ngo ntukajye ubona uyoboye abantu mwiyobokamana ugire ngo barakuyobotse. Baje bizeye Imana nuko ahubwo bakwizereyemo. Kuko kuba utuyobora ntibisobanuye ko twakuyobotse. Biroroshye rero kubona benshi bicaye aho, ariko ubwo bayobotse Kristo yabahembura. Wavuze ibibagusha yabahagarika, wavuze ibibica yabazura, wavuze ibibatabika yabameza, wavuze ibibashyingura babaho. Sibyo? Wavuze ibibarwanya batsinda. Imana ikora ibinyuranye nawe. Twigeze twabivugaho mu kiganiro kindi cyahashize. Kuba uyoboye abantu mu muhamagaro ntibisobanuye ngo uyoboye n'intego y'Imana kuri bo. Intego y'Imana iracyakomeje. Niyo wayiyobye Ntibibaho. Unayiyobeje Imana yakwimura uwo muntu agahurira nayo aho yayobeye. Ntabwo ntibijya bibaho. Imana ni igitangaza. Amen. Nakibaza nti aha hantu ingaruka umuntu ashobora guhura nazo mu kutumvira Imana nuko yisanga mu buzima atateguriwe kubamo. Yisanga aba aho atagenewe kuba. Ibi birimo ibintu byinshi. Wisanga ubaho utagenewe kuba. Tekereza nyine nawe usanze imodokari y'umwami iheka ingurube kandi yaragenewe gutwara abami, ugasanga bayitwaza ingurube. Nyine nawe utekereze isafuriya batekamo ihindutse umurimo nk'uwo gukoreshwa muri tuwarete. Iteka umuntu utumvira Imana abaho mu buzima Imana itamugeneye kubamo. Uzi ikintu kiba gitangaje? Ubaho mu gushyira mu bikorwa inzozi z'abandi
ntushobora gutekereza ngo usohoze, niyo utekereje utekerereza abandi bagacuruza ibitekerezo byawe, wowe ukaba umuretwa muri byo. Iteka ryose abantu baprofita imbaraga zawe, umuntu akakwicaza akakubwira ngo ubonye miliyoni 10 wakora uwuhe mushinga, ukazimubwira ufite akakugurira icyayi agahaguruka akajya kuwukora, kuko we nturi mu nzozi, ntuba mu nzozi zawe nyine. Ikirere cyawe, inyenyeri yawe yarayobye, nta cyerekezo ugira. Ikintu gitangaje, umuntu utagira icyerekezo aragenda. Uzi icyo mu Kinyarwanda ukuntu bamwita inzererezi? Ntuba ufite aho uva, ntuba ufite n'aho ujya. Nuko umuntu uri mu buzima butari mu bushake bw'Imana niko amera. Mumbabarire sinze kugira uwo ngusha, ariko mbabwire ngo ibyawe bihora ari gatebe gatoki, ariko ibyo umuntu wubaha Imana ntabwo ariko bigenda. Ese uzi iyo bavuze ngo umuntu yaguye, iyo umuntu yabaga yicaye ku ntebe akagwa inyuma, nibyo twitaga gatebe gatoki. Wari wicaye noneho ntunaguye aho uri kureba, uguye inyuma. Ari umugabo nkunda, ndamukunda, Bamporiki Eduard, yigeze yavuga, yatanze urugero rumwe sindugendera, aravuga ngo iyo umuntu ageze ahamanuka, iyo aguye iyo yajyaga, ngo ariko iyo akiri ahazamuka, iyo aguye asubira iyo yavaga. Umuntu n'ubundi nawe utagira Imana, utaba mu bushake bw'Imana, iyo agwa asubira aho yavaga iteka ryose. Nuko amera, ahoraho mu buzima bw'ibyuya. Si ubushake bw'Imana nyine. Kandi ikindi, ubwenge bwawe buhora bugongana no gushaka kw'Imana, ntibikunda. Ntabwo ubwenge bwawe bushobora gutekereza imigambi y'Imana. Kugira ngo uzivane muri icyo kintu, ni uko ugomba kwibagirwa ko ufite ubwenge, ugakora icyo Imana ishaka gukora. Kandi ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye, haba umuntu mumbabarire, haba uw'umwuka, haba uw'umubiri, haba umuswa n'umunyabwenge, kugira ngo ushyire mu bikorwa iby'Imana ishaka, bigusaba kurekura ubwenge bw'isi. Imana irakubwira ngo tanga imodoka ugende n'amaguru, ugumanye ubwenge bw'isi ntibishoboka. Abantu niko bahita bavuga, ariko gusa sinzi ubwo ari bwo baba bavuze. Imana igusaba gusiga byose ukayitaba, ukayikorera, ukareka ibyawe ukajya mu byayo. Kandi ikitangaje, gukorera Imana ntibigaragaza umubyizi. Wirirwa mu murimo w'Imana, ariko ntushobora kuvuga ngo nahinze mva hariya ngera. Ariko igitangaje, iyo ugiye gusarura wikorera imifuka. Ntushobora kugaragaza umubyizi, umuntu akubona wiriwe muri urwo. Se wakoze iki? Mvuye gusenga. Gusenga se ni ibiki? Ntabwo abizi. Ariko umunsi wasaruye inyungu z'amasengesho, inyungu za wa murimo, umuririmbyi yaravuze ngo tuzatunda imiba tunezerewe. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Ahangaha umuntu umaze kwisanga ari mu mugambi utari uw'Imana, cyangwa se ari muri pozisiyo Imana itifuje ko abamo, arakora iki kugira ngo agaruke muri pozisiyo, cyangwa se agaruke muri cyerekezo Imana ishaka ko? Biroroshye. Ni ukwemera ko Imana imuyobora gusa, kuyibwira ngo nari narayobye. None se Bibiliya ivuga iki mu butumwa bwanditswe na Luka? Umwana w'ikirara yisanze ari gusangira n'ingurube, aravuga ngo nyamara iwacu hariyo ibyo kurya. Aravuga ngo reka ntahe data aranyakira. Ni ukuri, niba uzi kuriho mu buzima bwanze kumvira Imana, biroroshye no gupfuka amahuri ukavuga ngo data ndashaka kukumvira. Icya kabiri, ugahindura imikorere yawe, ugakora iby'Imana yagushakagaho. Ibyo biroroshye rwose, kuko gutuma uhamagaro ni nko gucika igisirikare. N'iyi myaka yaba 1000 ufatwa nk'uwacitse nyine. Niyo tugushyingura nk'uri waragitorotse. Yego. Imana wayihungira hese? Hari umuntu umwe yigeze yayibwira ngo sinshaka kugukorera, arambika ibitabo. Imana iravuga ngo ndabyemeye ntunkorere, ariko nanjye ujyaho ntaremye. Igitangaje nuko wanga gukorera Imana ukagenda mu matware yayo. Icyo nicyo gitangaje. Wanga gukorera Imana ariko ukagenda mu matware yayo. Wanga kuyivugira ariko ukumva abo yatumye ko bayivugira. Nta cyuhigira. Ubundi ikintu gitangaje cy'Imana,
ntabwo idukoresha kuko idashoboye gukora ibyo iri kudutuma gukora. Idukoresha kuko idushoboje kugira ngo ubwinshi bw'amakamba ifite izabona biburaga bemeye kuyikorera gusa. Urumva icyo bisaba? Kudukoresha kwayo ni ubuntu n'imbabazi kugira ngo ibone uko iduha amakamba. None Imana ikubwira ngo ngwino ngo iguhamagara nta bikoresho by'umurimo ufite, ikagushoboza kuyikorera ikabiguha. Ntibigusaba ngo uze ushoboye, wowe upfa kuba ushobotse gusa, ahandi iragushoboza. ahandi iragushoboza. Abenshi batekereza ko gukurikira Imana cyangwa se gukorera Imana cyangwa se kumvira Imana ari ubujiji ndetse bushobora kukuganisha ku bukene. Bamwe bagatekereza ngo ninumvira iby'Imana imbwiye gukora cyangwa se ibyo imbwiye gutanga cyangwa se aho imbwiye kugana, ushobora kubura akazi kanjye kakangirika, ibyo ntunze mu rugo byanjye bikanshiraho nkaba. Donc benshi bakagira ubwoba bwo kumvira Imana kubwo kwanga guhomba ibyo bafite cyangwa se kwanga guhomba iterambere ryabo. Vita hari ntabwo ari bo baba babitinye. Ubundi filozofi imwe y'abarwanyi bamwe na bamwe bagiye baba mu makampani runaka ya gisirikare iravuga ngo nta giteye ubwoba kibaho, ahubwo habaho ubwoba. Nta kintu na kimwe cyagutera ubwoba ubu busanganywe, ahubwo habaho ikibukangura. Uwo muntu utinya guhomba ibye ntabwo ari kubitinya kwa mutera, ahubwo aratinya kuba nka runaka kuko runaka yabayeho. Abatinya kuba nka Ntuza, kuko na Ntuza byamubayeho. Ariko Ntuza nawe ntiyashakaga kuba kuriye, ahubwo nuko atamenye gukorera Imana n'inyungu no gukorera ibisanzwe. Kuko ubundi umuntu Imana ihamagaye kuba umufurutayimu, Imana iguha umuhamagaro ugutunga. Iguha ikintu kiguha ndetse ibiruta bimwe mu byo winjizaga. Ntabwo Imana iguhamagarira kuguhombya, ntabwo aricyo gisobanuro cy'Imana. Ahubwo nuko ubutumwa mu Rwanda muri Afurika twakiriye ni ubutumwa bw'umukirisitu w'umukene, kuko tuzi ngo umukire kujya mu bwami bwo mu ijuru biragoye. Nk'ingamiye mu rushinge. Tuzi ngo abakire si abantu. Nuko tugenda tubifata, tuzi ngo abakire baraguye, tuzi ngo ntibabona umwanya wo gusenga. Kandi niba ari ikintu kiryoha ni ugukizwa ukize, ni ugusenga ukize, ni ubugingo bw'umukire. Biraryoha. Sibyo? Ahubwo n'uyu munsi icyo tuvuga, uyu munsi turi kugenda turwanya, abantu benshi bari kurwanya iki twita prosperity gospel, ubutumwa twavuga ngo ni ubw'indonke. Ntabwo ari icyaha. Ni munsubize mwese abari kuri kamera. Yuda yibaga iki? Yuda yibaga iki? Si amaturo? Yego. None se bagiraga urusengero? Oya, nta rusengero. Bayakuraga he? Mu bantu. Iyo babwirizaga baraturaga. Yego. None se ko mutabanje kurwanya igiseke Yesu yagendanaga? Nuko bitanditse mu buryo buziguye. Ibi ngibi ni imyumvire iturukaho itorero ryavuye. Yego. Mu nyumve ni imyumvire iturukaho ryavuye, ariko si imyumvire iturukaho rijya. Ryavuye hese abambere buzuye umwuka bari abanyamwuka batagira n'inkweto, ariko bafite umwuka biryoshye. Bari abanyamwuka batabonye umwanya wo kujya ku ishuri kuko igihe cyo kwiga barasengaga. Bari abanyamwuka batagiye mu kazi kuko igihe cyo kujya gukora babaga bari mu butayu. Ibyo simba inenga barakoze kuko baduharuriye ikibuga. Ariko uyu munsi dukeneye umuhanuzi muri business, dukeneye umunyamwuka mu ndege, Yego. dukeneye umunyamwuka muri etaje. Sibyo? Kubera ikizi? None se mwasomye Bibiliya, nyina wa Mariko yari afite icyumba yahaye abigishwa hehe? Si muri etaje hejuru? Ntibari abakirisitu b'abakire se? Ngo none se Elisa ntiyaryamaga muri etaje? Ntiyari umuhanuzi? None se Ntuza kugira ngo yishyure inzu yo kubamo bisaba iki? Kesikora. Si ukweskoroka. Kubera iki yeskoroka se? Nuko yabanje gusenya ikimutunga. Yego. Yasenye ikimutunga, arwanira mu karima k'imboga afite ubugari. Nta burumange rero. Sibyo? Twabanje kurwanyana icyitwa business and mission, ntabwo tubizi. Ariko kandi birakunda ubutumwa butunga nyirabwo
sibyo ubutumwa butunga nyirabwo. Imana kuguhamagara si ikimenyetso cy'ubukene gusa, kuba umukene ukorera Imana ntacyo bitwaye Imana, ntacyo bitwaye. Bishobora kuba inzitizi z'ubutumwa. Biba inzitizi z'ubutumwa se kubera iki? Uvuga mu bangana nuko ungana nyine nawe utembera ahangana n'intambwe zawe. Ariko ahandi Imana ihamagara abagerayo. Aho utazagera hose ntuzagire ngo babuze ubageraho. Abafite intambwe ziruta izawe bagiyeyo. Reka Vita, ndagira ngo mbabwire, dukwiriye kugera ku rwego rutunga Imana iruta ibintu, tugatunga Imana iruta ibi bintu bifatika. Noneho iyo Mana ikabyara n'ibifatika. Imana yacu ntabwo ari Imana y'igisuzuguriro. Barababeshye. None se ubu ntitwize? Ntabwo twize se? None se ubu ni ukuri ndi imbere yanyu kurahira n'icyaha wenda ntaza gukabiriza. Anicet si ndi umutindi. Bimbuza gukorera Imana se? Ntabwo gukorera Imana igisobanura ari ukuba umukene. Oya, noneho no gukorera Imana uri umukene ntabwo igisobanura ari ugusuzugurwa. Wahakena nyine ntacyo ukabura inkweto ariko uzabona ubugingo. Reka nkubwire gatoya wenda n'igihe cyagiye. Pawulo yaravuze ngo dusa n'abapfa nyamara dutungishije benshi. Iri jambo ndaryemera ariko sinemera ko rinsohoraho. Kubera iki ngira ishusho y'urupfu kandi nkiriho? Nabayeho se ngasa nubaho n'ubundi nkabeshaho abandi. Impamvu Pawulo yabivuze yari mu ishusho y'abapfa nyine, yari yaratorongeye ahunga bari kubica. Twebwe se turi kwicwa nande? Yaravuze ngo nubwo ngo tutazwi ngo nyamara turi ibirangirire. Ubu se mvuge ngo Anicet isinzwe? Razwi. Nose ubu ntimunzi mu by'ukuri turi ibirangirire. Inaha baratuzi no mu ijuru baratuzi. N'abandi batari batuzi ubu baratumenya. Sibyo kubera ikizi? Bibiliya yaravuze ngo muzaba imitwe ntimuzabimirizo. Irongera iravuga ngo amahanga ntimuzayaguzaho, yazabaguzaho azakuguzaho ntacyo ugira. Ntibishoboka. None se kuki mutumva ko no gutunga Imana ari ugukira? Niyo mpamvu abahanuzi batabyumva gutyo, bagushwa n'ubuturo babahaye. Ntabwo amaturo baguhaye ari ukugufasha, ntabwo ituro ari ugufasha uwo waturiye. Ituro ni ukuramya Imana y'uwagufashije. Hari ikiganiro twabivuzemo cy'ubwashize turi gukora ikiganiro, turavuga ngo amavuta y'umuntu wemera urayaturira. Ni ukuri ndi imbere yanyu kuri kamera. Ingoma wemera urayiturira, niyo utayiturira ubifite uyibamo nabi. Sawa nyine. Kwemera ingoma ni ukuyiturira, hanyuma gutunga utayiturira ni ikimenyetso cyo kuba mu opozisiyo. Yego. Murakoze. Murakoze cyane. Amasaha yatujyanye. Reka mvuge ngo ducubikira. Asante. Kuko wenda kino kiganiro kizakomeza. Yego. Ariko Imana izamfashe dukore ku kiganiro ni gute umuhamagaro watunga umuntu kandi bitabaye mu ibyaha. Yego. Nibura agakiza n'ubukire. Tuzabihuze turebe uko bigenda. Birashoboka rwose. Murakoze cyane. Amen. Reka nsoze mpa abantu nimero zanyu za telefone. Ni 0788 226 286. Uri mu mahanga wandika akamenyetso ko guteranya 250 788 726 286. Reka dusoze mu dusengera Imana kugira ngo abantu bose bayobye bashobora kuba bari muri position itari y'Imana, wenda Imana bashoboze wenda rino jambo ritume bagaruka mu mwanya bagenewe. Imana ishimwe. Reka mabwire ko kugaruka Imana yarabigambirira, avuga ngo nzabagarura n'abatatanye. Nawe ubwawe gambirira kugarukira Imana naho uri, ukuboko kw'Imana kukugeraho. Mu bitekerezo ugambirire kugarukira Imana, mu bikorwa wakoraga uyigarukire. Ntabwo kugarukira Imana ari uguhindukiriraho wari ugeze ngo usubiraho wavaga, ahubwo no guhindukira mu mitekerereze no guhindukira mu byo wakoraga. Imana ibaho umugisha. Mana Data twese uri mu ijuru, ndagushimiye kuko ari we waduhamagariye kwamamaza ubutumwa kugira ngo ishimwe ry'yaduhamagaye ryogere hose. Ndagusabye kugira ngo mu mitima y'aba bantu ube mugari, ijambo ryawe ribe rigwiriye, ribe rishyitse, ribe ryuzuye kugera ku kigero buri muntu wese aba ari ku rufatiro rukwiriye rw'agakiza. Ndagushimiye. Hera umugisha aba bakameramani bari gutunganya na Vitali twabanye n'aba bene data bose. Uyu mugisha ikiruta byose uzibura amatwi yaba yarazibye, kugira ngo ijwi ry'impanda nirivuga tuzakumva duhamagaye. Tugusenze tugushima kandi twizeye ibyo kubikoze
ku bwa Kristo none iteka ryose amen.